ubwami bw'abajura buhari, nta bwami bw'ababeshyi buhari, hoya hari ubwami bw'abakorera Imana. Rero ukorera Imana uri umukiranutsi, wemere guca muri iyi nzira ifunganye. Iyi nzira nubwo igoye, iyi nzira wemere wihangane, wemere urababazwe, kuko Yesu yarabibonye abona. Bakristo bene data, nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe. Ninjye wa mupapa Sindi kubwabo Silas, mwari muzi ku izina rya Sindi, ugarutse ndi umukozi w'Imana ubwo nabaga ubuhamya ndi umujura, Imana ikaza kongerera neza, nkaba ngarutse ndi umukozi w'Imana nje kuvuga ubutumwa bwiza. Uwiteka rero agumya abane namwe. Ndi umukristo wariya mu Cyahafi, ntuye mu mudugudu wa Rugano, umurenge ni Gitega, akagari ni Kora. Ibindi amahoro y'Imana abane namwe. Uwiteka rero abahe umugisha. Tugiye gusoma ku ijambo, ku butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 7 umurongo wa 13. Twumve icyo Imana yashyize ku mutima. Mutwe w'iri jambo nawise ko nta mpamvu ku murimo w'Imana. Nta mpamvu umuntu azitwaza ku murimo w'Imana. Niwo mutwe w'iryo jambo, niko nawise. Reka murambure Bibiliya zanyu rero dusome, twumve icyo Uwiteka avuganye natwe. Matayo ibice 7 umurongo wa 13. Titiri yaho y'amagambo hejuru iratubwiye ngo irembo rifunganye. Munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari, n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye n'inzira ijyana abantu mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma, bazaho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasega aryana. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge, cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si we uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe? Ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe? Ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo azaberurira ati, sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mubumbe Bibiliya yanyu rero tuganire kuri aya magambo Uwiteka ashyize ku mutima. Twumve icyo Uwiteka avuganye natwe. Ijambo riratubwiye ngo irembo rifunganye n'irembo rigari. Iri rembo rigari ngo abarinyuramo ni benshi, ariko irembo rifunganye abarinyuramo ni bake. Iri rembo rigari nigeze kurinyuramo. Ndinyuramo ndi umujura, ndinyuramo ndi umusambanyi, ndinyuramo mbeshya, ndinyuramo niba. Iri rembo rifunganye riroroha,
ariko naryo rikagira ingaruka. Iri rembo rigari riroroha mu mbabarire, ariko naryo rikagira ingaruka. Iri rembo rigari urinyuramo uko wishakiye, kuko ntawuba ukuyobora abashaka kurinyuramo. Iri rembo rigari warinyuramo ukajya kuroga. Iri rembo rigari warinyuramo ukajya kwiba. Iri rembo rigari warinyuramo ukajya gusambana. Kandi iri rembo rigari rinyurwamo n'inzira zose n'umuntu wese. Iri rembo rigari ufite kuricamo, ukaricamo usenga, ugasohoka mu rusengero uvuye gusenga ukangana. Iri rembo rigari ufite kuricamo uri mu nzu y'Imana, ukasohoka mu nzu y'Imana ukajya kunywa inzoga. Iri rembo rigari ricamo umuntu wese, ari uri hanze atarakizwa. Iri rembo rigari aba ririmo. Hari n'umupagani, bamwe mukozi w'Imana Justin ajya avuga, Kizimana, bapagani bo mu rusengero, usenga ariko akumva ijambo ariko ntarikomeze mu mutima we, yarenga agasohoka akajya gukora ibihabanye n'ijambo, abarimo aca muri rya rembo rigari. Ngo ariko irembo rifunganye abaricamo ni bake. Yesu yari yababonye. Uca muri iri rembo rifunganye aricamo atabeshya. Uca muri iri rembo rifunganye araburara ntiyibe. Iryo rembo rifunganye akaricamo. Uca muri iri rembo rifunganye aragenda ntatukane. Iri rembo akaricamo. Uca muri iri rembo rifunganye wamukubita akavuga ati Uwiteka nta kibazo, arakureba nawe azakuzana nk'uko yanzanye. Iri rembo akaricamo. Iri rembo rifunganye ngo ricamo bake. Haleluya. Ricamo bake. Umva mwene data, ijambo hepfo riratubwira ngo abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi, ariko ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Wahanura ariko wangana, wahanura ari kubeshya, wahanura ari kugira ishyari, wahanura ari kutukana, wahanura unywa inzoga, ukaba uri muca muri rya rembo rigari. Nta bwami bwo mu ijuru buhari bwabo ngabo, nta bwami bw'abasambanyi buhari, nta bwami bw'abajura buhari, nta bwami bw'ababeshyi buhari. Hoya, hari ubwami bw'abakiranutsi. Ngo aba bantu rero ikizabakubwira ngo uzabamenyera ku mbuto zabo. Aba bantu mwahura bagiye gusenga, ari umukobwa ugasanga yazamuye ijipo, ugasanga intege ziragaragara, ahantu hose haragaragara, ugasanga yambaye nk'indaya. Uwiteka rero aravuze ngo uzabamenyera ku mbuto zabo. Wamubwira ati nyamuneka si uko umurokore agenda, akakubwira ngo ntiwamuhamagaye. Wamubwira ati nyamuneka si uko umurokore agenda, akakubwira ngo agakiza kaba ku mutima. Wareba ko gakiza kari ku mutima katagaragara inyuma, kandi ijambo ryavuze ngo uzabamenyera ku mbuto zabo. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe ko murimo mwunyumva. Imana ishimwe ko mwumva imirimo n'ibitangaza Imana ikora. Nje kubabwira rero iyi Imana itanga ubugingo. Nje kubabwira iyi Imana ishoboye byose. Nje kubabwira iyi Imana yihagije. Nje kubabwira iyi Imana iri hejuru ya byose. Nje kubabwira iyi Imana yampamagaye. Nje kubabwira iyi Imana yampaye amahoro yo ku mutima, amahoro utahabwa n'amafaranga, amahoro utahabwa n'ababyeyi, amahoro utahabwa n'imiryango, amahoro utahabwa n'inshuti. Nje kubabwira Imana ihindura amazina ngo uzabamenyera ku mbuto zabo. Nimba ugitukana nta bwami bwo mu ijuru ufite. Nimba ukigira ishyari nta bwami bwo mu ijuru ufite. Nimba ucyangana nta buhari. Koko Yesu aratubwiye ngo abavuga mwami mwami ngo sibo bazinjira mu bwami bwo mu ijuru, ngo keretse ukora ibyo Data ashaka. Ngo benshi kuri uwo munsi bazamubaza ngo mwami ntitwagenderaga mu nzira zawe, ntitwirukanaga amadayimoni, ngo ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwasengeraga abarwayi mu izina ryawe. Ngo nibwo azaberurira
ngo nimumuve imbere ntiyigeze kubamenya mwa nkozi z'ibibi mwe. Kuki azaberurira? Wari umuhanuzi uzi kuri mukorera Imana, uzi kuri muvugana n'umwuka w'Imana, ukarenga ukajya gusambana. Wari umuhanuzi uzi korera umwuka w'Imana, umwuka w'Imana yakubikijemo ibye. Uwiteka ugarenga ukajya kubeshya, kandi uhanurira abantu bikanasohora, kandi uhanurira abantu bikagenda neza, ariko wowe kwihanurira byarakunaniye. Korera Imana rero, ukorera Imana uri umukiranutsi, wemere guca muri iyi nzira ifunganye. Iyi nzira nubwo igoye, iyi nzira nubwo iruhije, ariko iyi nzira irimo amahoro, irimo ibyishimo, irimo umunezero. Iyi nzira ni nziza. Iyi nzira iyo uyigendamo ntukebaguzwa. Iyi nzira iyo uyigendamo ntuhagarika umutima. Uraburara ukihangana, uraburara ntubeshye, uraburara ntujye kwikopesha nta kazi ufite, kugira ngo izina ry'Imana ridatukwa. Kurikira iyi nzira, wemere wihangane, wemere urababazwe, kuko Yesu yarabibonye abona ko izacamo bake, ariko ngo ingari izacamo benshi. Hoya hunga Satani. Satani yigumya kukongorera ngo bigucikiyeho. Nta bigucikiyeho. Iyakuremye ukava kwa muganga uri uruhinja, ukagenda mama wawe akaza aseka, undi akahasigara, undi nyina akaza arira. Iyo niyo ikikureba igukujije. Humura, Satani utarakwisha icyo gihe ntago akwica yuko wishwe n'inzara. Inzara nta kigutwara. Ihangane ukorera Uwiteka. Uwiteka nawe arakureba, arakuza, aragusobanukiwe. Niryo shuri agira ngo wige, niryo shuri agira ngo unyuremo, arebe ko wamuhamya, arebe ko utabeshya, arebe ko utakwiba, arebe ko utasambana. Ugendere mu nzira y'Uwiteka ukiranuka, wihangane uce mu nzira ifunganye. Dore ingari yamaze abantu, abatubanjirije babivuyemo, abatubanjirije babiretse kubera gukunda iby'isi. Kandi ngo umuntu ukunda iby'iyi si ntiyabasha kunezeza Imana. Mwene data ndakwinginze, mushiki wanjye ndakwinginze, mukuru wanjye ndakwinginze, murumuna wanjye ndakwinginze, ngwino garukira Uwiteka. Garukira Uwiteka bigishoboka, kuko hari igihe bitazaba bishoboka. Yesaya yarabivuze 5:5 umurongo wa 6 ngo nimuze mushaka Uwiteka bigishoboka kabonwa, ngo mumwambaza akiri bugufi, ngo umunyabyaha areke ibyaha bye, ngo umunyengeso mbareke ibyo yibwira, ngo nawe Imana iramugirira ibambe. Uwiteka mugarukire, arakugirira ibambe. Ngo abavuga mwami mwami sibo bazinjira mu bwami bwo mu ijuru, ngo keretse ukora ibyo Data ashaka. Ngo benshi kuri uwo munsi ngo bazamubaza ngo mwami twakoraga ibitangaza mu izina ryawe. Ngo nibwo azaberurira ngo ababwire ngo nimumve imbere sinigeze kubamenya mwa nkozi z'ibibi mwe. Ese wowe Uwiteka arimaza, Uwiteka arimo areba, arimo arareba iyo nzira ifunganye, wemera kuyicamo? Urimo uragenda utunganye, ntabwo urimo wambara ubusa, ntabwo urimo wiyandarika, ntabwo wambara ukambara ibidakwiriye umukirisitu. Ese uragenda, ntabwo ugenda ngo ushyiremo twa tuntu ngo bajye bashyira mu musatsi ngo kugira ngo imisatsi ibe neza. Ese urimo uragenda? Imana aho yarakubonye. Mukristo mwene data, ngwino ugarukira Uwiteka. Uwiteka arakugirira ibambe. Ni ukuri, ihangane. Uwiteka niwe wenyine wakuruhura, nta wundi wakuruhura. Amafaranga ntiyakuruhura. Ngwino uce mu nzira ifunganye, wihangane, tuzabona ubugingo buhoraho, kuko nta kindi Imana irimo itubaza. Irimo iratubaza icyo twakoze, irimo iratubaza icyo twayigendeyeho, irimo iratubaza icyatumye dusigaza. Uwiteka rero gira icyo umusobanurira. Ntuzamugera imbere ngo akubwire ngo muve imbere wa nkozi z'ibibi we. Wararirimbye, warasenze amasengesho, warabwirije ubutumwa, cyangwa narabwirije umutumwa nkamugera imbere ngo nimuve imbere sinigeze kumumenya. Hoya ngwino rero, umvira ijwi ry'Imana, umva gukomera kw'Imana, umva imbaraga z'Imana. Ese aho wicaye cyangwa uri mu nyumva, urimo urumva, urimo uca mu irembo rifunganye? Ese ntabwo Imana iri kukureba?
ikabona ugendera mu bidatunganye? Ese ntabwo Imana iri kukureba ikabona urimo ubeshya? Ese ntabwo Imana iri kukureba ikabona urimo usambana? Ese ntabwo Imana iri kukureba ikabona urimo unywa inzoga? Hoya njye sinabibonye, mama wawe ntiyabibonye, papa wawe ntiyabibonye, pasiteri ntiyabibonye, ariko Imana yarabibonye kandi nawe urabizi neza. Garukira Uwiteka, garukira Uwiteka bigishoboka. Hari igihe bitazashoboka mama, hari igihe bitazashoboka papa, hari igihe bitazashoboka mushiki wanjye, hari igihe bitazashoboka murumuna wanjye, hari igihe bitazashoboka mukuru wanjye. Ngwino hunga uyu mujinya, uzarya inkozi z'ibibi. Ni ukuri si inkozi z'ibibi zizabona ishyano, ni ukuri kuri urya munsi, ni ukuri. Maraka yarabivuze 3 murongo wa 19 ngo hazabaho umuriro utwika nk'itanura ry'umuriro, ngo abibone bose inkozi z'ibibi ngo bazabe ibishingwe, ngo batwikwe bashire. Ngo ariko abakiranutsi ngo bazaribatira abanyabyaha munsi y'ibirenge byabo. Ni ukuri, ngwino nawe uzaribatira aba banyabyaha munsi y'ibirenge byawe. Ndakwinginze mwene data, ndakwinginze mushiki wanjye, dore igihe ni iki, igihe cyo gukizwa ni iki. Urimo uravuga ngo insengero barazifunze, ngo urasengera he? Naho urimo uranyumva no mu nzira ugenda wenda wanyumva kuri telefone yawe. Hoya ni ukuri, ngwino urebe Uwiteka. Uwiteka arimo arakora ibitangaza, umutima wawe urahari, ni rwo rusengero ruzima. Neshereza aho uri, neshereza mu rugo, rwana intambara nziza. Harimo abarwana intambara mbi. Hoya insengero nubwo zikinze, umutima wawe ntukinze. Ndakwinginze mushiki we, ndakwinginze murumuna we, ndakwinginze petit frère, ndakwinginze grand frère, ngwino garuka, garuka, garuka. Yesu atazakubaza ngo ese nakubonye ryari kuri urya munsi, ngo mva imbere wa nkozi z'ibibi we. Ni ukuri uragenda ntuzi gutanga icya 10, uravuga ngo icya 10 n'abapasiteri bakirya. Hoya icya 10 ni icy'Imana. Genda usome Marake, genda usome Marake 3:7 ngo nimungeragereshe ibya 10 n'amaturo, murebe ko nabagomorera imigisha, ngo mukabura aho muyikwiza. Urajya guterera umusozi, uzi neza ko wangana, uraterera umusozi, nta cya 10 utanga ngo urashonje. None uyu mugisha urawukura he? Ko Imana ivuga ngo nimubishyire mu mubiko bwayo, mu nzu yayo hahoremo ibyo kurya. Oya ngwino, ntago ngewe naje kukwigisha icya 10, naje kukwereka inzira ifunganye. Nubona 1,000 utanga 100, urebe ko Uwiteka atagukubira. Ni ukuri nagiye mbibona, mbona ko icya 10 gishoboye. Nanjye nicyo kintu nzi iyo ugitanga ukiranuka. Garukira aho rero uhunguye umuriro, uzarya inkozi z'ibibi. Ijambo riravuze ngo kuri urya munsi muzamubwira ngo mwaramukoreye, nawe ababwire ngo nimumve imbere sinigeze kubamenya mwa nkozi z'ibibi mwe. Wari umuririmbyi, wavugaga ubutumwa, navugaga ubutumwa. Ni ukuri niwumva ibyanjye ujye wumva ibyawe. Ni wowe mbwira, wowe urimo aha ngaha, wowe unkurikiye. Ese umutima wawe urareba Imana? Imana ikareba yuko nuyigera imbere itazakwita inkozi y'ibibi? Ese nawe ntiwiyizi? Ariko uyu munsi garuka, Uwiteka arakugirira ibambe. Ni ukuri, nimba wumva umutima wawe hari icyo ugushinja, uhaguruke tugusengere, tugusabire imbaraga, tugusabire kugira ngo uzagere muri ubu bwami. Kandi nanjye ngusabira, nanjye nisabira. Dore iminsi iraruhije igoye abagenzi, ariko ijambo riravuze ngo abavuga mwami mwami si bo bazinjira mu bwami bwo mu ijuru, ngo keretse ukora ibyo Data ashaka. Data rero ibyo ashaka ni ibiki? Arashaka kugendera mu nzira y'utunganye, ntusambane, ntiwambare ubusa, ntugende mu nzira mbi, ugendere mu nzira y'ukuri, ugende ukiranuka, ugende utameze nk'ab'iyi si. Ab'iyi si barambara inkweto bakazambara nta masogisi, ngo ni abasitari. Ni ukuri ugendere mu nzira nziza, Uwiteka azakurengera, Uwiteka azakugirira ibambe. Ni ukuri Uwiteka abana nawe, niwe ukurinda amajya n'amaza, niwe ukureberera ku manywa na nijoro. Ese aho ngaho uri Uwiteka narimo kwita inkozi y'ibibi?
cyangwa wowe ntago wiyizi? Erega uriyizi, erega uzi ibyo ugenderamo, erega ibyo warayemo simbizi, ariko Imana irabizi, nawe urabizi. Hoya ngwino, hoya garukiraho. Nakubwiraga kugira neza kw'Imana, nakubwiraga guhunga uyu mujinya. Ngwino rero, haguruka tugusengere, haguruka tukwingingira Imana. Waturirane umutima wawe, ubwire umutima wawe ti mutima wanjye ndengera, ni ukuri icyo nari narigambiriye ni iki, ariko ndagisuzuguye, ngiye gukorera Imana, ngiye gushaka ubugingo buhoraho. Haguruka dusengane nawe, wumvire ijambo icyo rivuga, rikore ku mutima wawe. Ni ukuri ubane n'Uwiteka, kuko nta mpamvu uzatanga imbere y'Imana. Nicyo gituma nababwiye ngo nta mpamvu ihari imbere y'Imana. Nuzana impamvu ko washonje, izakuzanira Lazaro wapfuye arya ubuvungukira. Nuzana impamvu ko washonje, izakuzanira Yubu yarakiranutse. Nuzana impamvu ko wari uri mu mafaranga ukabura umwanya, Yubu ntago wamurushije ubutunzi, yarayatunze arakiranuka. Nuzana impamvu ko ibintu byagushizeho ukajya kureba ukuntu washaka ibindi, izakugarurira Yubu. Yubu byamushizeho arakiranuka, akiranuka mu bintu, akiranuka atabifite. Ngwino rero garukiraho, ndakwinginze mwene data, tugiye kubasengera. Abadusengera naba, abandi nabo mugumye mwihane mu mitima yanyu. Data, mu izina rya Yesu, nongeye kugushima no kuguhimbaza, nongeye kugushima ko wembuye ubwoko bwawe, nongeye kugushima kuri Imana igira neza. Ugumye bakomereze imbaraga, ku munsi mubi uzabibuke. Bigusabye nkwizeye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen.